buryo nyine we yibwira yuko ashobora kubabarirwamo ibyaha budahura nyine n'ibyanditswe. Muri make ibyo cyaha nacyo kiracyari muri bya byaha nyine ashinjwa mu maso y'Imana, kubera ko nyine ntabwo ari muri Yesu Kristo. Nge navuga ngo mbere ko dukomeza ikiganiro, reka mbwire mwebwe mwese baturarwanda, cyane cyane abatuye mu karere ka Musanze, abahakorera ndetse n'abahagenda, mbwire namwe mutuye mu karere ka Burera, batuye mu karere ka Nyabihu, batuye mu karere ka Ngororero n'abandi, kenshi mujye mutekereza gukoresha ibigendanye n'ikoranabuhanga ndetse mukabura aho mukoresha pe. Reka tubarangire aho mwakoresha ibigezweho muri iki gihe. Ni kuri byose high tech, byose high tech ikorera mu mujyi wa Musanze. Bimwe mu byo bakora rero, bakora amakashe, bakora website, bakora ibyapa, amabana printing, amastika, baprintinga A0, A1 na A2 n'izindi, bacura imfunguzo, bandika ku myenda, bashyira amafoto ku myenda n'ibindi byinshi, kandi ku giciro gito cyane. Uhageze uratangara, ni igiciro gito cyane. Aho wakwibaza ngo wageraho gute rero? Neza uvuye muri gare ya Musanze werekeza ahahoze isoko rya Kariyeri, ukareba iburyo bwawe, reba kino cyapa cyanditseho byose high tech. Urira gato muri etage kuri nivo ya kabiri, barahita bakwakirana urugwiro. Ku bindi bisobanuro hamagara telefone 078 55 49 303. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bakunzi bacu. Turabashimiye cyane ko mukomeje kudukurikira muri benshi. Imana ibahe imigisha. Turasuje mwese ko mudukunda aho muherereye hose. Bishobora ko ngubu uturebe nyine mu gitondo, ndakatubona ari nimugoroba cyangwa ku manywa, ariko aho muri mwese turasuje. Imana ibahe imigisha myinshi. Twongeye kwakira umuvandimwe twabonye ubushize mu kiganiro, cyari kimeze neza, ariko bishobora ko nawe ushobora kubutubonye ari ubwa mbere, bishobora kuba nawe ari gukimubona. Reka tumusabe yongere atwibwiye tubone kwinjira mu kiganiro. Murakoze, nishimiye kongera kubana n'abakunzi ba televiziyo yacu Impano Family TV. Amazina yanjye nitwa Gadirasubiza, nkaba nizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanjye. Nshimiye rwose Claude ko yongeye kudutumira ngo twongere kwibukiranya urukundo rw'Imana muri aka kanya. Murakoze. Arakoze cyane gushima, kubera ko twe twarabibwiye abakunzi bacu ko tuzongera gutumira ukatuganirira ku bintu bitandukanye. Ubushize tuganiriye ku myizerere. Bakunzi bacu, Gadi ngo twongeye twamuzanye yongera tuganirire. Uyu munsi tuganira ku kintu cyitwa icyaha. Icyaha ni ikintu gikomeye, kuko ntawe ujya wemera ko yakoze icyaha. Niyo wamufashe yagikoze ntabwo abyemera, ndetse mu mategeko y'igihugu niyo bamufatanye igihanga baravuga ngo arakekwaho, kenshi na kenshi akajya kuburana agihakana. Ngize ngo Gadi abanze dusobanurire icyaha ni iki. Murakoze cyane. Icyaha ubusobanuro bwacyo ni ikintu cyose gihabanye no gushaka kw'Imana. Turabizi ko kugira ngo icyaha kize mu isi, nuko Imana yabwiye Adamu ngo uzagire gutya, ikongera ikanavuga ngo ntugire gutya. Rero igihe umuntu ihabanyije n'ubushake bw'Imana, icyo gihe rwose yari yinjiye mu bubata bw'icyaha. Rero muri makeya nyine nk'uko twabivuze, icyaha ni igihe cyose umuntu yakora igihabanye no gushaka kw'Imana. Uti ni igihe yakora igihabanye no gushaka kw'Imana. None se aramutse yavuze atakoze, wenda yatukanye cyangwa yabeshye, byo ntabwo ari icyaha? Mu by'ukuri
wenda turaza kuhagera inkomoko y'icyaha, yuko turaza kurebera hamwe yuko umuntu atari umunyabyaha bitewe n'ibyo arimo gukora, ahubwo ni umunyabyaha ku bwa kavukire, hanyuma n'ibyo akora akaba ari byo rwose biri kumupuruvinga nyine nk'umunyabyaha. Rero ibyo ngibyo nyine nabyo wari uvuze byo kuba umuntu yatukana, yasambana, yagira ate, ibyo byose nyine biterwa na ya kamere nyine yakiriye ubwo waduhagarariye ari we Adamu yari amaze gucumura. Rero nta cyaha kiruta ikindi, nabyo ni ibyaha. Okay. Aha, bakunzi bacu rero ati nabyo ni ibyaha. Ngize ngo rero usobanurire, hari ibyo ntabasha kumenya cyangwa se n'abakunzi bacu badasobanukiwe. Hari amadini amwe avuga ngo hariho ikintu bita icyaha cy'inkomoko. Niba ufite amakuru waba ukiziho icyaha cy'inkomoko wayaduha. Mu by'ukuri icyaha cy'inkomoko nagerageza kubisobanura mu buryo buhura na Bibiliya, kuko nyine urumva n'ubundi nta bundi buryo buhari umuntu yabisobanura uretse isoko y'ukuri yitwa Bibiliya. Icyaha cy'inkomoko tugikomora ku musekuruza wacu witwa Adamu, ubwo yakoraga ibihabanye no gushaka kw'Imana, yahise yinjira mu bubata bw'icyaha. Kandi tuzi neza ko tubifatiye no mu rugero rworoshye, tuzi yuko no mu myaka yo hambere hakibaho ububata, iyo umugore n'umugabo babaga ari imbata y'umuntu runaka bakabyara umwana, tuzi neza yuko n'uwo mwana nta kindi yabaga afite, yabaga ari cyo uretse kuba ari imbata yiyongereye nyine ziyongereye muzi uwo muntu nyine yaba yari afite. Rero ni gutyo n'umuntu yagiye mu bubata bw'icyaha, n'abamukomotseho bose nyine bakaba bavutse ari imbata zacyo, batwarwa nabyo. Hanyuma ariko turaza no kureba uburyo umuntu yaje kukigobotorwa, bamwe muri bo, cyane ko nyine tuzi ko atari bose bazakizwa. Murakoze cyane. Gadi ati iyo uri imbata nawe ubyara imbata, ubwo ni ukuvuga ngo Adamu kuko yari afite icyo cyaha, twese twaba twaravutse dukomoka kuri Adamu, twese nuko twiswe abanyabyaha. None se kugeza ubu ngubu wari tubwiye uti hari uko umuntu yaje kukigobotorwaho icyo cyaha. Icyaha cy'inkomoko turacyagifite cyangwa ubu nta gihari? Muri makeya hari igihe abantu nyine wenda bashobora kwishuka, batekereza ko icyo cyaha bashobora kukivanwaho mu buryo runaka. Ariko ngarutse ku kibazo nyirizina umbajije, ni ukuvuga ngo icyo cyaha nyine kiracyari ku muntu wese nyine utarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Hari impamvu nyine twamwise, dukunda gukoresha iri jambo ngo umwami, twongera gukoresha umukiza. Muri make gukiza nyine urumva ko ari umuntu wagukijije akaga wari urimo, nyine uwo muntu aba aguhindukiye umukiza. Ngira ngo wenda dufashe urugero rworoshye, niba umuntu yari afite urugamba runaka rumunesheje rwose, hanyuma akagaruka undi muntu umuha amaboko akamugobotora cya kintu cyari kimusingiriye rwose kigamije kumuhitana, uwo muntu niwe twakwita umukiza. Rero kuba Yesu Kristo twaramwise cyangwa se tuvuga ko ari umwami n'umukiza wacu, ni uko hari icyo yadukijije. Kuba ari umwami wacu ni uko hari ubwami nyine bundi yatugoboteyemo bw'icyaha bwari budutwaye imbere yaho, hanyuma nyine akaduhindukira umwami. Bivuze ngo ubu ngubu turi mu bushake bwa Yesu Kristo, abo ngabo bamwizeye. Rero umuntu wese utaramwizera ntabwo aramuhindukira umwami n'umukiza, bivuze ko aracyari mu bubata bw'icyaha. Murakoze cyane. Arakoze ati aracyari mu bubata bw'icyaha. Kugeza ubu rero tuyiguhe umwanya utubwire uko umuntu yava mu bubata bw'icyaha kugira ngo abe uko Imana ishaka, yaba uw'umugabo, yaba umugore, yaba umusore, yaba umukobwa, yaba n'umwana mutoya, yaba uwo ari we wese,
yaba ukomeye yaba woroheje. Karibu. Murakoze cyane. Iki kintu ni ikintu gikomeye, ngira ngo noneho barushaho gukurikira. Ni ukuvuga ngo Bibiliya igaragaza ko umuntu atabaye umunyabyaha bikomotse ku byo ari gukora. Ngo umuntu atekereze yuko kuba aka kanya asambanye cyangwa atukanye cyangwa se akoze bya bindi byose aribwo ahindutse umunyabyaha. Oya, ahubwo Bibiliya ihamya ko umuntu ari umunyabyaha ku bwa kavukire. Mu yandi magambo nk'uko twabibonye, umuntu avuka ari imbata y'icyaha, bivuze ngo avuka aciriweho iteka. Nk'iyo umwanditsi Yohana avuga ngo umujinya w'Imana uguma kuri bo, nyine ni uko bavutse umujinya ubariho, bivuze ngo bavutse icyaha kibariho. Kandi tuzi ko ikintu cyose Imana igirira umujinya ari icyaha nyine. Mu yandi magambo, muri make rero ndagira ngo dukiriyaringa iki kintu cy'uko umuntu adahindutse umunyabyaha bitewe n'ibyo arimo, ahubwo ni umunyabyaha ku bwa kavukire yiwe. Rero uburyo bwo kubabarira ibyaha, hari igihe abantu batekereza yuko kuba bajya gusaba penetensiya cyangwa se bakaba batekereza yuko gupfukama imbere y'abantu, hari ibintu twabagamo kera tukagenda tukaba twapfukama imbere y'umuhanuzi dutekereza yuko kumwaturira ibyaha byacu, ibyo ngibyo nyine bishobora kutuvanaho ibyaha. Cyangwa se n'ubundi buryo bwose umuntu ashobora kuba yatekereza nka Mana mbabarira, kumva yuko nyine ibyo bihagije kuba umuntu yababarirwa icyaha. Ariko tugiye mu byanditswe byera, hari uburyo nyine Imana yahamije ko umuntu ababarirwamo ibyaha. Turifashisha igitabo cy'Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 22, haravuga ngo kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa kw'ibyaha. Ni ukuvuga ngo hatabayeho kumeneka kw'amaraso ntihabaho kubabarirwa kw'ibyaha. Ayo maraso se yo ameneka n'ameze ati? Amaraso ameneka nayo ni ay'intungane. Kandi tuzi yuko buri muntu wese wavutse agakomoka ku bushake bw'umugabo n'umugore, nyine wese ari mu bubata bw'icyaha, bivuze ngo ntagatunganye. Rero ubwo umuntu atarabashije rwose kwikiza nk'uko tubibona mu butumwa bwiza, ibyo ngibyo nyine bita bitwerekeza ku rwego nyine nta muntu ushobora kwikiza, cyangwa se nta n'umuntu ushobora kuba yabera incungu undi. Ibyo nibyo byatumye nyine Imana itanga isezerano ryo gucungurwa, hanyuma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uzamwizera wese atarimbuka, ahubwo abone ubugingo buhoraho. Mu by'ukuri rero, ubwo tumaze kubona yuko umuntu atabasha kwikiza, tukaba tumaze kubona yuko nyine Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ubwo nibwo buryo nyine Imana yashimye kubabariramo icyaha, yuko umuntu uzizera umurimo wa Kristo, uwo wese nyine azaba avanwe mu bubata bw'icyaha, yakiye kuba imbata ya Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo rero tugarutse ku murimo wa Kristo, umurimo wa Kristo ni uyu nguyu, ni uko yemeye kuza agapfa mu cyimbo cyacu, agapfa mu cyimbo cy'umunyabyaha. Ni ukuvuga ngo niba twagaragaje yuko nta muntu w'intungane uriho, twese duciriweho iteka, twese turi abanyabyaha, igihano kidukwiriye ari ukurimbuka cyangwa se ari urupfu, Yesu Kristo noneho wewe hari abo yashimye kuza agatsindishiriza. Yabatsindishirije rero mu buhe buryo? Ni ukuvuga ngo ni nk'uko dufashe urugero wenda runyoroheye runje hafi, ni nk'uko umuntu yatera ibuye hanyuma akamena ikirahuri cy'imodoka, hanyuma rwose nta kindi kigombera kugira ngo ibyo bintu bikemuke, nuko agomba kwishura icyo kirahuri. Hanyuma ku ruhande hagaturuka undi muntu akamurihira amafaranga cyangwa se ikindi kintu cyose nk'ikiguzi mu mwuzuro wacyo kugira ngo icyo kintu kibe gikemutse. Ni nako rero na Yesu Kristo yaje akadutsindira urubanza rw'ibyaha, yishuye cya gihano cy'ibyaha.
kandi igihano cy'ibyaha ni urupfu. Ubwo yaraje nyine apfa mu cyimbo cyacu. Amaze gupfa mu cyimbo cyacu, twebwe noneho ikintu Imana yakoze, twabazweho gutungana kwa Kristo. Hanyuma nyine muri makeya cya gihano nyine cyangwa se cya cyaha twakoze kimubarwaho, aba ari nawe ukishurira, twe dusigara turi amahoro masa. Rero kuba wakijijwe cyangwa se kuba umuntu yabonye umuntu wamwishurira, nyine tugendeye kuri rwa rugero wamwishuriye nyine akamwishurira ikiguzi cya kintu yakoze, ntago nyine birahita bimuhereza uburenganzira bwo kugenda amena ibirahuri byose by'amodoka byose. Nyine ngavuga ni noneho ubwo nabonye unyishurira ibya mbere, reka ngende byose mbimenagure nyine mbimare. Oya, ahubwo uwo muntu ntago akomeza nyine gukuramira muri bya bintu, ahubwo akomeza gukora ubushake bw'Imana. Kuko nyine umuntu wamaze guherezwa iyo conviction cyangwa se kwemezwa kw'ibyaha bye, ndetse akaba yamaze kubabarirwa ibyaha bye, ntago nyine akomeza gukora muri bya, ntago akomeza gukora nyine bya byaha muri makeya. Rero navuga ngo uburyo bwonyine Imana ibabariramo ibyaha ni uko umuntu aba ari muri Yesu Kristo, yizera wa murimo yakoze wo kumupfira mu cyimbo, hanyuma nyine akabarwaho gutungana kwa Kristo, akaba afite amahoro ku Mana nk'uko umwanditsi w'Abaroma yabihamije mu Baroma 5. Nuko rero ubwo twacungujwe, kubwo twagiriwe ubuntu, dufite amahoro ku Mana. Ntago nibuka uwo murongo neza. Ubwo rero abantu bose bameze batyo nibo bafite amahoro ku Mana, nibo babariwe ibyaha, umuntu wese uri muri Yesu Kristo. Undi muntu wese ubitekereza mu bundi buryo buhabanye n'ubwo ngubwo, nyine uwo nguwo rwose afite akaga, ntago habayeho kubabarirwa, ahubwo aracyari mu rupfu. Murakoze cyane. Arakoze Gadi, Imana imumugisha. Ngiye kubaza ikibazo kimwe ubundi dusoze. Hari ibyo bita kwaturirana ibyaha. Bamwe bakabyatura muri rusange, agahagarara mu rusengero ati Imana imbabarire ko nakoze gukina gutya. Cyokora bonse ko ari mu rusengero akavuga ko yakuyemo inda, polisi ntimujyane kuko nyine ari kwihana. Abandi bakabifata ko babibwira umuyobozi w'idini, bakamusanga ahantu akamubwira ati nsabira Imana imbabazi ko nakoze gukina gutya. Wowe bivugaho iki? Mu by'ukuri nk'uko twabibonye, hatabayeho kumeneka kw'amaraso ntihabaho kubabarira ibyaha. Rero wenda hari nivo yo kubisobanura wenda ntagejejeho, ariko mu by'ukuri uwo muntu niba atari muri Kristo Yesu, agitwawe na kamere y'ibyaha, nyine aracyari mu rupfu. Ikindi cya kabiri ni uko ubwo buryo nyine we yibwira yuko ashobora kubabarirwamo ibyaha budahura nyine n'ibyanditswe. Muri make ibyo cyaha nacyo kiracyari muri bya byaha nyine ashinjwa mu maso y'Imana, kubera ko nyine ntago ari muri Yesu Kristo. Nge navuga ngo ubwo buryo sibwo, wenda yabikora mu buryo bwo kugisha inama, ariko azi neza ko atari uburyo bwo kubabarirwa ibyaha. Kuko uburyo bwonyine Imana ibabariramo ibyaha ari uko umuntu aba ari muri Yesu Kristo, yizera wa murimo uvanaho ibyaha, ari wo gucungurwa, ari nacyo cyazanye Kristo mu isi. Murakoze. Ati uburyo umuntu abarirwamo ibyaha n'ubwo gusa. None nk'ubu wenda umuntu ari umujura cyangwa ari umubeshyi cyangwa ari umutukanyi, kugira ngo abireke, yumve ko abiretse n'Imana imurebe neza, yaca mu zihe nzira? Mu by'ukuri ntago wari umurimo ukorwa n'umuntu ku giti cye. Ngira ngo twese turabizi hari ikintu bita kubyarwa bwa kabiri. Kubyarwa bwa kabiri rero ni igihe umuntu agobotorwa ububata bw'icyaha, hanyuma nyine akakira kuba imbata Yesu Kristo, akamubera umwami n'umukiza. Umuntu wese rero uri muri Kristo nyine twavuze ko ari we ubabariwe ibyaha. Ariko umuntu wese nyine bitameze gutyo azakomeza gutwarwa n'ibyaha, nta gihe nyine azatuza. N'igihe yaretse icyo kintu nyine azakomeza akora ibindi, kandi ibyo bindi nabyo bizaba ari ibimuganisha mu rupfu. Umuntu wese nyine utari muri Kristo, atabereye umwami n'umukiza wese nyine
nta kintu kindi nyine akora uretse gutwarwa n'icyaha nyine, n'ibyo yareka aracyari mu byaha. urakoze cyane Gadi, turagushimiye, Imana iguhe umugisha. Ibiganiro byacu bakomeza bikurikire ari benshi, tuzagutumira kenshi utuganirize, ubutaha tuzaguha n'ikiganiro wenda ku by'urubyiruko n'ibindi watwemereye. Bakunzi bacu mukomeze mutube hafi, mudukorere subscribe, mukande share, mukande like, muduhe na comment aho mubona tutabinoza neza, mutubwire muti hano ibiri kunoga, aho mubona binoga mutubwire muti hano ni sawa. Murakoze, Imana y'umugisha. Hasta la vista.